Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu ugomba kwitwararika cyangwa ibintu ugomba kwirinda gukora mu gihe wahuye n'abakire cyangwa abo twita abagwizafaranga. Turarebera hamwe ibintu bigeze kuri 7, ubane nanjye kugeza ku musozo w'iki kiganiro kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'ibyo bintu. Njye nk'ibisanzwe ugutegura nkanakugezaho nitwa Ernest. Kino kiganiro nubona kikugira akamaro wibuke ukore subscribe, like, utange n'igitekerezo cyawe muri comment. Si buri myitwarire yose cyangwa buri bikorwa byose ugomba gukora cyangwa kugaragaza igihe uri kumwe n'abakire. Hari ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora. Ibyo ugomba kwirinda gukora rero ni ibihe? Icya mbere ni ukwirinda kuba wasabiriza igihe wahuye n'abakire. Iki kintu ugomba kukirinda kubera ko iyo uhuye n'umukire ukumva ko icyo ushyize imbere ari uguhita umusaba nk'amafaranga, ahita atangira kukubonamo nk'umuntu uhora witeze amaramuko ku bandi kuruta uko wayitegaho wowe ubwawe. Buriya abakire bakunda umuntu ugaragaza icyerekezo n'ubushake bwo gutera imbere kurusha umuntu uhora usaba. Aho guhora ukumva ko wabasaba amafaranga, ahubwo basaba inama cyangwa igitekerezo cyatuma nawe utera intambwe ikuganisha ku bukire. Rero iki kintu uzakirinde. Yego ushobora kuba wagikora rimwe wenda ukaba wamusaba nk'ubufasha bw'amafaranga, ariko ntibivuze ko uzajya uhora umusabiriza buri gihe uko muhuye. Ikintu cya kabiri ugomba kwirinda mu gihe wahuye n'abakire, ntukigaragaze uko utari cyangwa ngo wigire utari we. Niba uhuye n'umukire irinde kwigira umuntu utari we imbere ye ugamije kumwiyemeraho. Hari nk'abantu bakunda kwiyambika neza bakambara imyenda igaragara nk'ihenze cyangwa amasaha agaragara nk'ahenze n'ibindi nk'igihe bagiye guhura n'abakire, kandi ugasanga ibyo bambaye akenshi n'ibyo baba batiye kuri bagenzi babo, bakabikora kugira ngo bakunde bemeze abakire. Cyangwa ku rundi ruhande ugasanga umuntu ahuye n'umukire baraganiriye, ahimbye imitungo adafite nk'imodoka adafite, ibibanza n'amazu abeshya ko afite hehe na hehe, kandi ugasanga n'inzu abamo niyo akodesha. Buriya rero nujya kubeshya abakire cyangwa ugashaka ko bigaragaza uko utari, hari ubwo bitazaguhira, kuko ni abantu baba bazi byinshi, baba bazi gushishoza, babona ibiri ukuri n'ibitari ukuri, nubwo bo batahita babikwereka. Menya rero kwigaragaza ukuri. Niba uri umukene wemere ko nyine uri umukene, kuko buriya iyo wigaragaje uko utari ushobora kugabanya amahirwe yawe wenda wari kuzakura kuri abo bakire. Ikintu cya gatatu ugomba kwitwararika igihe wahuye n'abakire, irinde kubereka ko bafitiye ishyari ku byo bagezeho. Icyo ugomba kumva hano ni uko atari byiza kugaragariza umukire ko umufitiye ishyari cyangwa utishimiye ubukire bwe. Mushobora nko guhura ukaba uri umuntu ugaragara nk'utishimye imbere yiwe, cyangwa hakaba hari nk'utugambo washyize imbere cyane muri cya gihe muri nko kuganira, dushobora kumugaragariza yuko umufitiye ishyari kuruta uko washyira imbere ikintu cy'ingenzi cyabahuje. Wenda ni urugero ukaba ukunda kumubaza muri icyo kiganiro ati kuki wageze kuri biriya njye ntarabigeraho. Iki rero ni ikintu ugomba kwirinda, ahubwo kugira ngo ugaragarize ishyari imbere y'umukire, gerageza kumva urugendo yanyuzemo, ugire amasomo wamwigiraho, kandi ugaragaze uko wishimiye iterambere rye, kuko n'ubundi se kugirira ishyari umuntu ni ukwibabariza umutima. Ntacyo byahindura mu gihe wumva ko ishyari rigomba kukuyobora kugira ngo ugere nko ku byo yagezeho. Iyo rero uri umuntu ushoboye kwishimira intsinzi y'abandi, binatuma uyigiraho, bikaguha gufungukirwa imiryango myinshi y'amahirwe yakugeza ku ntsinzi yawe. Ikintu cya kane ugomba kwirinda mu gihe wahuye n'abakire, irinde kuba wavuga amagambo menshi. Ikintu cyiza uba ugomba gukora hano ni ukumva cyane ugatega amatwi ibyo umukire ari kuvuga. Niba uri kumva umukire, igaragaze nk'umuntu w'umunyabwenge, umuntu wumva kuruta uko avuga. Si igihe cyo kumwereka ko uzi byose, ahubwo ni umwanya wo kugira ngo wige ugire ubumenyi umwungukireho. Abantu nk'aba b'abakire baba bafite amasomo menshi bashobora gusangiza abandi, ariko kugira ngo ubashe kuba wayumva cyangwa wayakira bigusaba kubanza gutega amatwi. Kumva rero ko ugomba kuvugagura imbere y'umukire ukamwereka ko wamurushije ijambo, bituma ahubwo akubona nk'umuswa imbere ye. Nuhura rero n'abakire ujye ugabanya amagambo uvuga, ubanze ukontorora ururimi rwawe. Ikintu cya gatanu ugomba kwitwararika igihe wahuye n'abakire, irinde kuba wavuga nabi abandi. Niba ari ikintu abakire banga bakaziririza, abakire banga ikintu cyerekeranye n'amazimwe cyangwa kuvuga ibiganiro bijyanye no gusebya
no kuvuga nabi abandi. Ushobora gutekereza kuri kugaragaza amakosa y'umuntu umuvuga uko atari kugira ngo hari nk'icyo ubyungukiramo, ariko menya ko uri kwitesha agaciro. Ubundi se tutaretse n'ibyo, ni gute umukire ashobora kuguhamagara ashaka ko muganira ku byagufasha gutera imbere, wowe ugahita uzanamo ibindi biganiro bidafitanye isano n'ibyo mwari muri kuganira, noneho n'ibyo uvuga bikaba bigamije gushyira icyasha ku muntu? Aha rero ugomba kumenya ko umukire uko yumvise ibyo ahita abishyira mu nyurabwenge, agahita yumva ko uburyo uri kuvuga ku bandi uko batari, nawe nugera ahandi mutari kumwe uzamuvuga uko atari, atangirana kubone ko utari umuntu ushobora kubika ibanga. Icyo gihe rero icyo azakora ni uguhita acana umubano hagati yawe nawe, kuko azabona yuko ibyo gushaka gutera imbere utabikozwa, ahubwo uba ugamije no kumutwarira igihe. Ikintu cya gatandatu ugomba kwitwararika igihe wahuye n'abakire, ntukajye ukunda kugaragaza ibibazo byawe imbere yabo. Byumvikane ko niba uhuye n'abakire, irinde gutangira ikiganiro ubabwira ibibazo byawe, cyane cyane ibijyanye n'amafaranga, ugamije ko bakugirira impuhwe ngo baguhe ubufasha bwo gukemura ibyo bibazo. Buriya abakire bakunda umuntu ugaragaza ko afite ikibazo, ariko anagaragaza uburyo cyangwa ubushake bwo kwikura muri icyo kibazo. Si uko banga gutanga ubufasha, baranabutanga, ariko se baraguha ubufasha uyu munsi ukemure cya kibazo cy'amafaranga ufite, ariko waba biyumvisha yuko nibabuguha n'ejo uzabagaruka mu maso uje kwaka ubundi, kandi koko ugasanga niko kuri, kubera ko nyine uri umuntu wishyizemo imyumvire y'uko ugomba kubaho no gukemura ibibazo byawe ari uko wifashishije abandi, wowe udashobora no kuba wakwishakamo ubushobozi bwo kuba wakwikemurira bya bibazo. Ikintu cyiza ahubwo hano ushobora gukora, aho guhora wereka ibibazo byawe abakire ugamije kubatera impuhwe ngo bagufashe, bereke ko ufite ubushobozi bwo kwikemurira bya bibazo, ube wanabaka n'inama cyangwa ibitekerezo byagufasha. Ikintu cya karindwi ari nacyo nasorezaho mu bintu wakwirinda gukora igihe wahuye n'abakire, irinde kugira ibindi bintu urangarira mu gihe uri kuganira n'abakire. Niba uzi ko ugiye guhura n'umukire mugiye kuganira, ni ingenzi kumwereka ko wamwubashye kandi wubashye n'ibyo ashaka ko muganiraho. Ugomba kwirinda kugira nk'ibindi warangariraho nka telefoni, dore ko muri kino gihe iki kintu benshi bakunda kukigira, ugasanga wahuye n'umuntu hari ibyo ushaka ko muganiraho by'ingenzi, we ntihite ku byo uvuga, ahubwo akajya kurangara kuri telefoni. Ibi rero ntabwo biba ari byiza, kuko biba bigaragara yuko wasuzuguye uwo muri kumwe. Niyo mpamvu niba wahuye n'umuntu cyane cyane nk'uyu w'umukire, wowe ufite ibitekerezo byubaka, mu mwanya umuhe atansiyo kuruta uko wajya kurangarira mu bindi. Ikiganiro nta tugisoreje, wakoze cyane. Wibuke kuri subscribe niba utarayikora.